umukozi w'Imana Apostle Mignone Kabera yari ari mu masengesho, Imana imuhiyerekwa. Yamweretse ikibaya kinini cyane cyuzuyemo abagore bacitse amaboko. Aramubwira ngo genda umpere bari abagore amaboko. Nawe yirebye abona ko afite amaboko y'ibice. Abaza uwo bavuganaga ati ndabaha amaboko nte kandi nanjye yanjye ari ibice? Maze abona umuntu mbere ye, abona amuhagaze imbere, amwereka inkoni. Yumva ijwi rimubwira riti nusingira iyo nkoni urabona amaboko. Iryo jwi ryoherejwe n'imbaraga zimuhesha kurambura bya bice by'amaboko, asingira inkoni. Maze uko asingira ya nkoni, amaboko ye ahita yuzura. Arabaza ati amaboko ndayatanga nte? Arabwirwa ngo fata iyo nkoni ugenda ukoza kuri buri mugore wese ucitse amaboko arahita amera. Arumvira abikora nk'uko yabitegetswe. Uko yakozaga kuri buri mugore bikagenda bityo. Arongera arabaza ati amaboko asobanura iki? Arabwirwa ngo amaboko ni ikimenyetso cy'ibikorwa, signe d'activité. Ikimenyetso cy'ibikorwa, signe d'activité. Ikimenyetso cy'umusaruro, signe de production. Ikimenyetso cy'ubuyobozi, signe d'administration. Arabwirwa kandi ngo ayo maboko uzayatanga mu buryo butatu: uburyo bw'umwuka, uburyo bw'amarangamutima, no mu buryo bw'ibifatika. Yeretswe kandi icyapa kinini cyanditsweho ngo Christian Women Foundation, urufatiro rw'umugore w'umukristo. Ni urufatiro rw'umugore w'umukristo. Maze i Rwanda impundu zivuga urwunge. Arabwirwa kandi ngo hazaza n'abagore batari abakristo bigishwa ijambo ry'Imana, bizere kandi bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo.
abo bagore bose abigisha ijambo ry'Imana ndetse abagira inama